Cafe Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Reka nkwifuriza igitondo cyiza uteze amatwi Energy Radio. Reka nkwifuriza igitondo cyiza utajya usiba gutega amatwi Cafe Energy. Buri munsi kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu w'icyumweru guhera saa 12:30 za mu gitondo kugera saa 1 za mu gitondo. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza. Iyo turimo kwicuza ibyo tutakoze neza usanga kenshi n'ubundi zari impamvu zaduturutseho kandi tudashobora guhindura. Mwiterura ry'umwana mu gihe atarezwe neza ngo ababyeyi cyangwa bamurera bamuha uburere bukwiriye, ashobora kuzabaho ubuzima bwe bwose yicuza impamvu yagiye akora ibintu mu gihe runaka. Mu gihe atangiye kumenya ikibi n'ikiza, kwicuza biziganza mu bitekerezo bye kandi nta bindi byishimo urebye neza yaba ategereje kubona. Buri wese turi kumwe muri iki kiganiro ugerageje gutekereza neza wowe ku giti cyawe ushobora gusanga ufite kwicuza kwinshi mu buzima bwawe bitewe n'ibyo wakoze, nyamara kuri ubu ngubu ntabwo wakagombye guhora wicuza gusa, ahubwo wagombye guharanira ko ibyo bitagenze neza birimo kuguha isomo ryiza ryo kubaka ibindi byiza cyane kurushaho. Ahangaha bishobora kuba bitarasobanuka neza. Hari igihe ubaho wita ku by'abandi kurusha ibyawe, umwanya wawe munini ukawumara ujora iby'abandi, nyamara ibyawe ubisize inyuma. Muri gahunda ya mugenzi wawe uhora ushishikajwe nayo cyangwa uhora ushishikajwe no kuyimenya, ibyo ubona ndetse unatekereza bishobora kuba biri ku kigero cya 0.1% mu kuri kuriho ku byo utekereza kuri mugenzi wawe. Nshobora no kuba mbikabirije aho ngaho kuko urebye neza igitabo cy'uwo muntu, icyo twakwita nk'igitabo cyose kibimurimo mu mutwe we ndetse n'imitekerereze ndetse n'imikorere ye, ushobora gusanga nta na 1% uzi mu bintu afite. Bya bindi mutekerereza ukavuga uti uriya muntu ameze gutya, ateye gutya, akora ibi n'ibi. Ni nka kwa kundi ushobora kureba igitabo ugasoma titre yacyo ugakeka ko bihagije ko wamenya ibirimo imbere cyangwa iri kuri page zose ziri muri icyo gitabo. No kubera iki twakomeza kubaho duhangayikishijwe n'ibitabo tutagize uruhare mu kwandika, kandi nyamara bishoboka ko natwe ubwacu twaziyandikira ibyacu kandi tukabishyiramo ibyo twifuza kwandikamo, bizatuma tubaho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha ndavuga mu buzima busanzwe kuko umuntu dushobora kumugereranya n'igitabo kirimo amapaje menshi cyane tutazi kandi tutamenya, ndetse buri wese afite ikibazo ni icyo twandika muri ibyo bitabo byacu. Nushyiramo paje ziriho ubusa buzakomeza kuba ubusa iteka ryose. Nushyiramo paje zanditseho ibintu by'ingirakamaro bizakomeza kukugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umubyeyi ntabwo yarenganya umwana ufite imyitwarire runaka abona itamunyuze kandi nyamara yarakuze abona, ahubwo uwo mubyeyi afite mibirenza aho ngaho. Ndavuga imyitwarire. Ishusho umwana azakura umuha niyo izatuma abo ushaka ko abawe kurusha uko wakwifuza kubona ibyo nawe utakwerekana nk'umubyeyi, ugatekereza kubona imyitwarire idasanzwe ku mwana kandi nawe ntayo wigeze umuha. Twebwe turavuka tugahabwa uburere butandukanye ndetse tukagera igihe tumenya ubwenge, tukiga gukora no kwibeshaho. Niba ushaka kwibeshaho, rekura ibitekerezo bikubwira ko nushishikazwa n'ibyo mugenzi wawe yagezeho ari byo uzaheraho umenya icyo gukora. Siko kuri kuko ahubwo uzasanga warataye umwanya w'ubusa.
mu kiganiro Cafe Energy yo kuri uyu munsi nimureke tuganire ku ngaruka zo gusoma ibitabo n'icyo bitumariye twifashishije isomo ryiza turi buze gukura mu rugendo rw'ubuzima bwitwa Marcus Tullius Cicero, umwe mu bafilozofe beza Rome yagize, akaba yari umunyamategeko, umwanditsi, akaba n'umwe mu bavugaga ari kumvikana wabayeho mu gihe cy'umwami Kayizari, yari n'umupoliticien. Uyu mugabo witwa Marcus Tullius Cicero, uyu mugabo ni umwe mu bashishikarije abantu benshi kumenya neza agaciro ko gusoma. Yavuze ko icyumba kitarimo ibitabo ni nk'umubiri utagira roho. Urabyumva neza ko umubiri nta kintu nyine cyaba kiwugize cy'ingenzi. Ni ukubera iki umugabo yatekerezaga gutya, ubundi yari muntu ki? Ibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi. Marcus Tullius Cicero yari umuromani wavutse mu mwaka w'106 mbere y'ivuka rya Yezu. Ni ukuvuga ko nta muntu waba ukiri ku isi kuri ubu ngubu wabayeho mu gihe kimwe nawe uyu Marcus. Ese umubyara muri icyo gihe yari afite umwanya twagereranya n'uwa guverineri kuri ubu ngubu. Mama we yari umudamu ugaragara nk'uwo mu muryango ukennye kubera ko ubutunzi bwose ise yakoreraga cyangwa umugabo wa mama wa Marcus yakoreraga ntabwo wari bazi aho bushyira. Ni kwa kuntu umuntu aba akora ariko ukibaza ibyo akorera bijya bikakuyobera. Gusa abana bashimiraga cyane nyina ubabyara, duke yageragezaga kubona akadokoresha neza mu gushaka ibitunga umuryango wose. Uyu Marcus yakuriye mu muryango wari ufite ibikorwa bijyana n'ubuhinzi nanone, cyane ko nyina umubyara ari byo yakundaga kwitaho cyane. Uwo mwana Marcus yakundaga guhora ashishikajwe nuko buri kintu cyose bamutozaga yagikoraga cyangwa yagikora kandi akumva ko byose abishoboye. Yumvaga ko nta kintu na kimwe bamubwira ngo avuga ko atagishoboye. Yangaga gucika intege no kutagerageza gukora ikintu runaka, akanga kuvuga ko adashoboye ikintu mbere yuko agikora. Yakuze muri Roma hakoreshwa ikilatini n'ikigereki, nizo ndimi zakoreshwaga cyane. Yahawe ubumenyi n'abahanga batandukanye barimo abafilozofe, abahanga mu bijyanye n'amateka ndetse n'abanditsi banditse ibitabo by'ubwenge bariho muri icyo gihe. Mu myigire y'uyu Marcus Cicero yizeraga ko nta kintu na kimwe agomba gutesha agaciro cyangwa kudaha agaciro gahagije. Cicero yakoresheje ubumenyi yagiye ahabwa n'abo bagiye bamuhugura, akomeza kugenda abubyaza umusaruro mu buryo butandukanye turi buze kuvugaho muri iki kiganiro. Ubwo yigaga amasomo atandukanye ayigishwa n'abo bagabo twavuze haruguru b'abahanga mu bijyanye na filozofi, abahanga mu bijyanye n'amateka ndetse n'abagiye bandika ibitabo bitandukanye mbere yaho, bamutoje ku buryo umuntu akomeza kubaho atekereza kwagura ubumenyi bwe yifashishije ibitabo byagiye byandikwa n'abandi, ariko akaba yabikuraho ubundi bumenyi nawe akaba yakora ibye. Izo ndimi zose yize yumvaga bidahagije kuba zizi gusa, nubwo zari indimi ebyiri gusa yabonaga bidahagije, akanumva ko atazizi neza ku kigero yagombye kuba ziziho. Uyu Cicero turimo kuvugaho muri iki kiganiro yakomeje kugendera ku myumvire y'aba filozofe bamutozaga ko nta kintu kibi kibaho ku isi, kandi ko buri kimwe kibaho ari uko kiba kigomba kubaho. Baramubwiraga bati ujye utekereza ko nta kintu kibi kibaho ku isi cyane cyagombye gutuma ibyo watekereje kugeraho mu buzima bwawe ureka kubikora. Ujye wumva ko ikintu kibaye kubera impamvu, nikikubabaza uzatekereze nyuma ko cyabaye kubera iyo mpamvu, ahubwo iyo mpamvu numara kuyishaka uzamenya impamvu icyo kintu cyabayeho. Bamutoje ko ubuzima bwose umuntu abaho yiga nta mwanya wo gutakaza agomba kugira. Niba urimo kugenda mu nzira ukabona ikintu utaruzi, wigitesha agaciro ngo ugiceho gutyo gusa, ahubwo kibazeho, ukora ubushakashatsi kugeza umenya amavu n'amavuko yacyo. Bamushyizemo ibitekerezo birimo ko umuntu ukosa ari we uba ari muzima, nta muntu ubaho adakosa. Ahubwo biza kugaragara ko uwo muntu wakoze ikosa afite ikibazo gikomeye igihe rya kosa yakoze yongeye kurikorana n'uyu munsi cyangwa ku yindi nshuro.
irenze imwe, niko bamubwiraga. Bamutoje ko iyo uhora ufite inyota yo kunguka ubumenyi bwinshi kandi buzakugirira akamaro, ugomba guhora wumva ko nta kintu na kimwe uzi. Ugahora utekereza ko buri gihe ukeneye kumenya ibintu byinshi, n'icyo uzi ugatekereza neza ugasanga ntacyo uzi. Baramubwiraga bati none se nk'ubu ngubu nawe ubwawe ushobora gusanga utiyizi. Ubu ngubu bakubwiye ngo wivuge kuko wakwivuga guhera mu buto bwawe, wasanga hari ibintu utibuka nyine mu buto bwawe. Bamuhaye urugero ubwo bamwigishaga, ndavuga kuri abo bagabo bamwigishaga ibijyanye na filozofi. Bashakaga kumuremamo ibitekerezo, cyane ko yari umwana wagaragaraga ko ashishikajwe no kumenya buri kimwe. Mu nkuru y'ubuzima bwe bavuga ko abo bagabo bamutoje uburyo umuntu yagombye kuba strong, kuba afite strong mind n'imitekerereze yo hejuru cyane. Bamuhaye urugero rumwe, baramubwira bati abantu benshi baba bazi ko biyizi, ariko burya nta muntu wimenya ijana ku rindi, cyangwa full uko umuntu ameze kose ntabwo aba yiyizi. Ni nka kwa kundi natwe tuba tuzi ko twiyizi, kandi ugasanga twizera ko hari abo dukorera ibyiza nyamara ntibabibona neza, atari nuko batwanga, ahubwo ari uko twebwe dukora ibintu tubona ko ari byiza kandi atari byiza. Bamuhaye urugero, baramubwira ati se none Cicero urabona wiyizi? Arasubiza ati rwose ndiyizi. Baramubwira ati se uri muntu ki? Arivuga, avuga amazina ye, avuga aho yavukiye, avuga imyaka afite, avuga aho yize. Ariko baza kumubwira bati rero ibyo byose wavuze ushobora no gusanga ari nka 20% by'ubuzima bwawe bwose nabyo tutazi ko neza bigezeho. Naho bitekerejeho neza asanga hari ubuzima guhera mu buto bwe atazi, avuga ati burya koko ntago umuntu yimenya wese. Iyi nkuru y'ubuzima bwe ni inkuru ivugwa n'umwe mu bafilozofe bamwigishije, banditse amartikire make ku bijyanye n'uyu munyeshuri wari umunyeshuri udasanzwe cyane. Uwo mufilozofe yitwaga Plutarch nawe yari umufilozofe wabayeho mbere y'ivuka rya Yezu, wavuze ko Cicero yari umunyeshuri w'umuhanga cyane kandi yari afite imyumvire nk'iy'abafilozofe ataraniga ibijyanye na filozofe. Kwa kuno umuntu aba afite ubuhanga buhambaye, umuntu ashobora no kumubona akibaza aho yabukuye kandi atarigeze abona ubumenyi bujyana n'ibyo agaragaza ko azi muri icyo gihe. Imyumvire yari afite ntabwo yari kumwemerera kugira umuntu bazapfa guhuza, kandi afite imitekerereze ituma abana n'umuntu abona batabyumva kimwe. Impamvu tuvuze kuri ibyo nuko yakoze ubukwe ashaka kugira umuryango ubwo yari afite imyaka 27 gusa. Nyuma yaho byaje kurangira n'ubutandukanye n'uwo bashakanye witwa Terentia yari umufasha we, babanye mu gihe gito cyane, babyaranye umwana umwe witwa Turiya. Umva uko byagenze. Uyu mugabo yari amaze kwinjira muri politiki kuri iyo myaka ya 27. Yashakaga guharanira ko hari byinshi yahindura, yabonaga bitagenda neza ubwo yari amaze kurangiza amashuri mu byiciro bitandukanye. Ubuhanga bwe bwahise butuma agirirwa icyizere ajya mu bya politiki y'igihugu. Agishakana n'uwo mugore we witwa Terentia, yamwerekaga ko buri kimwe cye cyose agishyigikiye kandi ko imyumvire bayihuje neza nk'uko Cicero yabyifuzaga, ko azabana n'umuntu bahuje imyumvire n'imitekerereze nk'umufilozofe, cyane ko biba bigoye ko abantu nk'abo ngabo babona bo bahuza ijana ku rindi. Gusa ubwo bari bamaranye imyaka igera kuri 19, Cicero yari amaze kuvumbura ko akagambane gashaka kuzamukorerwa kagezwemo uruhare n'umugore we n'abandi bafatanije atatangaje amazina yabo. Uyu mugabo Cicero yanditse urwandiko rurerure cyane ari kwandikira umugore we. Urwo rwandiko rugaragara ni ku mbuga zitandukanye zandika amateka y'uyu mugabo, harimo na Wikipedia, aho bagaragaza ko hari urwandiko yandikiye umufasha we amubwira ko ubugambanyi ashaka kuzamukorera yabumenye kandi ko bitagishobotse ko bakomeza kubana. Ntabwo yigeze avuga ngo n'ubugambanyi bumeze gute, gusa yashakaga ko bashaka gatanya kuko batari bagihuje. Uyu mugabo Cicero we kumunenga byonyine byasaga no kumugambanira mu gihe yumva ko ibyo urimo kumunenga atari ko bimeze.
yamwandikiye urwandiko rumumenyesha ko bitagishobotse ko bakomeza kubana nk'umugore n'umugabo bahita batandukana. Cyari icyemezo cy'umufilozofe kidashobora guhindukaho na gatoya. Niba yafashe icyemezo avuga ati ni oya ni oya, ntabwo ushobora kumubwira ngo yongere kuvuga ngo yego, no. Gusa nubwo byagenze gutyo, abari bazi uyu mugabo neza, imitekerereze ye yari ishingiye kuri buri kimwe cyose. No kuvuga ko nta kintu yifuzaga kubona kitagenda neza na gatoya. Birumvikana ntibishoboka ko ariko byagombaga kuba biriho, kuko ntabwo ushobora kubona ibintu byose bigenda neza ijana ku rindi. Ariko niko yabyizeraga. Yumvaga ko ikintu cyose atekereje mu buryo runaka ariko kigomba kugenda. Yatekerezaga ikintu cyose afitiye ubushobozi kandi akumva ko kigomba kuba. Niba yaratekerezaga kurya ibishyimbo uyu munsi kandi akaba afite amafaranga yo kubigura, yumvaga nta kintu kigomba kumubuza kurya ibyo bishyimbo kuri uwo munsi. Niko yatekerezaga. Ubwo umuntu bahanye nka gahunda cyangwa bagize ibyo baganiraho kandi abona bishoboka bitagenda neza, mwashoboraga guhita mudakomeza kuba inshuti. Niko yatekerezaga, ni nako yabyizeraga. Birumvikana ko uyu mugabo byari bigoye cyane bijyanye n'imyumvire ye, ariko burya hari byinshi yagezeho kubera ko buri kantu kose yabonaga ntabwo yumvaga ko ari akantu ko gupfa guterera iyo gusa, yumvaga akeneye kukagiraho ubumenyi butandukanye. Yumvaga ko bidashoboka ko yizeye umuntu akaba ari we wagira uruhare mu kumugambanira. Gusa nyuma yaho yaje kubona ubu muntu ujyanye n'ibyifuzo by'ubuzima bwe. N'undi mugore cyangwa umukobwa bashakanye witwa Publiria. Yari umugore ufite igisobanuro gikomeye mu buzima bw'uyu mugabo. Banabyaranye umwana bise Marcus. Ni izina ryari ry'uyu Marcus Cicero, ari hano umuhungu we. Ise w'uyu muhungu akaba yarashakaga ko azakura akaba umufilozofe nkawe, ariko umwana we yari afite imyumvire yo kuzaba umusirikare. Ni nabyo yakomerejemo ubwo yatangiraga gukura, arabikomeza aza no kwigira mu gisirikare bitandukanye n'ibyo se yamutekerezagaho. Byaje gutangira batanabyumvikanaho, ariko nk'umubyeyi byageze aho nawe aratekereza, aravuga ati rero umuntu ahitamo ikintu bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Niba yarifuje kuba umusirikare, ubwo ngubwo nibyo bintu byonyine yiyumvamo. Inkuru y'ubuzima bw'uyu mugabo ni ndende cyane, ariko hari byinshi tugomba kumwungukiraho. Turacyavuga ku nkuru ya Marcus Tullius Cicero. Uyu mugabo yitabye Imana afite imyaka 63 y'amavuko. Yanditse ibitabo byinshi, harimo n'ibyakunzwe n'abatari bakeya. Hari cyitwa Selected Works, hari cyitwa On Duties, hari n'icyitwa The Nature of the Gods. Ibitabo bitatu nibyo by'ingenzi tugarutseho, ariko hari n'ibindi byinshi yanditse. Impamvu tugarutse kuri ibyo bitabo harimo icyitwa Selected Works, On Duties ndetse n'icyitwa The Nature of the Gods. Ni ibitabo birimo amagambo yanditswe n'uyu mugabo, harimo amwe n'amwe tugiye kugarukaho ashobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ashobora kugira hari ibyo duhindura, ndetse ashobora no gutuma hari imitekerereze n'imyumvire duhindura ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uhereye kuri uyu munsi wa none turimo kumva ikiganiro Cafe Energy. Hari amagambo uyu mugabo yakomeje kugarukaho mu gihe yari akiri mu isi, yanagaragaye muri ibyo bitabo, natwe ashobora kuduhindurira ubuzima, imyitwarire ndetse n'ibindi byinshi. Marcus Tullius Cicero yavuze ko iyo ugihumeka umwuka w'abazima, icyizere kiba kigihari, nta gucika intege. Yavuze ko igihe cyose ubona ukiri ku isi, ntago wagombye kumva ko hari ibintu byakunaniye. Ubwo ibintu byakunaniye, ubwo nuko wacitse intege ukabona ko bidashoboka, kandi hari ibindi ushobora no gusanga ari ibyawe utahaye umwanya kurusha uko waciwe intege n'ibyo ngibyo. Uyu mugabo yavuze ko nta mugabo n'umwe udakosa, ikosa ari ugusubiramo amakosa amwe. Ni ukuvuga ko iyo wakoze ikosa, ntabwo ari ikibazo ko wakoze iryo kosa, ahubwo niryongera gusubira nibwo bizaba ikibazo. Aho yabwiraga abantu usanga bagiranye ibibazo ngo uyu muntu yakoze ikosa iri, akakubwira ati niba uri kubona umuntu yakoze ikosa, byihorere. Umuntu muzima nukosa, nudahora akora ibintu byiza, kuko ntago bishoboka. Ahubwo nasubira iryo kosa, nibwo uzabona ko afite ikibazo gikomeye mu buzima bwe. Uyu mugabo yizeraga ko kure cyane tugira mu buzima hagakwiye kungana no guca bugufi dufite.
ni ukuvuga ko aho waba uri hose kuri uyu munsi, aho waba uhagaze kuri uyu munsi hose, nudaca bugufi, nutaba umuntu utekereza ko ugomba kubaho uciriritse. Guciririka abantu babifata nk'aho abantu bazagusuzugura, nyamara ushobora kubaho uri umuntu utuje, wumvikana n'abandi, wumva n'abandi, ntiwumve ko ibintu ubishoboye wenyine bitewe n'ibyo wagezeho. Uyu mugabo yavuze ko guceceka ari bumwe mu buryo burenze ubundi bwose mu biganiro. Yakundaga kwibaza impamvu hari igihe usanga abantu barimo kuganira, ugasanga abantu barimo kuvuga, aho kugira ubanze wumve icyo mugenzi wawe arimo kuvuga, ugasanga urimo kumuvugiramo utanumvishe neza ibyo yakubwiraga. Ni byiza ko niba uri kuganira n'abantu ugasanga umuntu umwe niba ufite ijambo, uramureka akabanza akavuga, ugategereza ko wumva neza ukanabisobanukirwa ibyo undi yari arimo kuvuga mbere yuko ujya kumusubiza. Byaba na ngombwa nta gisubizo waba ufite ugaceceka ukabyihorera. Uyu mugabo yavuze ko twagombye guhora twiga tukanazirikana aho intege nke zacu ziba ziri kugira ngo tumenye aho duhera tuzikosora. Uyu mugabo yavuze ko uko amahirwe yawe yihinduranya ni igipimo cyiza cyo kumenya inshuti zawe za nyazo. Niba ubonye uyu munsi hari abantu mutagikomezanyije kubaho muri inshuti, ubwo biguha ishusho nyine yo kumenya ko abo ngabo mutandukanye uyu munsi mutari inshuti za nyazo. Umuntu winjije kurusha izindi zose ni wa wundi ubona amafuti abandi bakoze nyamara yirengagije amafuti ye. Ni amagambo yanditswe n'uyu mugabo nanone. Uyu mugabo yavuze ko umubeshyi nta muntu n'umwe umwizera, kabone nubwo noneho yaba arimo kuvugisha ukuri, cyane ko bya bindi bajya bavuga ngo akabaye icwende ntikoga. Kwa kundi abantu baba bafite ishusho bakubonyemo, ishusho bagufatamo kugira ngo bazayigukuremo bitewe n'uko wayishyizemo, biragoye cyane. Ariko haba hari icyizere cyo guhinduka mu gihe runaka kitazwi, niko uyu mugabo yizeraga. Buri wese agira ibyabaye mbere y'uko avuka, atigeze agiramo uruhare na rumwe. Kwirengagiza ibyabaye mbere y'uko uvuka ni ukwitwara nk'umwana igihe cyose, ubundi ukikomereza urugendo. Hari inkuru z'ubuzima ubundi zitagombye kuba zikubuza gukomeza urugendo rwawe no gutera imbere no gukomeza gukora ibyo ushaka gukora. Nk'ubu ngubu utangiye gutekereza nk'ibintu byabayeho utaraza mu isi, byazatuma utagera kuri byinshi byiza, kandi wagombye gutekereza ku biriho n'ibyabayeho umaze kugera ku isi. Ni byiza ko umenya amateka y'ibyabayeho mbere utaraza ku isi, ariko ntabwo ari byiza ko wabiha umwanya cyane kurusha ibyabayeho mu gihe wari ugeze ku isi. Ibyo ari byo byose, byaba ibindi byose byabaye utaragera ku isi, nta ruhare na rumwe wabigizemo. Ugiye gutera umwanya ubitekerezaho ngo bitume hari byinshi utageraho. Uyu mugabo yavuze ko kunyurwa atari byiza gusa, ahubwo ni umubyeyi w'ibikubaho byose mu buzima bwawe. Iyo ubayeho wumva kunyuzwe, ubuzima bwose waba urimo kunyuramo, ibyo waba uri kunyuramo byose, ibyo waba ufite byose ukanyurwa nabyo, ibyo ngibyo ntabwo ari byiza gusa, ahubwo biba bisa naho twabihuza n'umubyeyi w'ibikubaho byose, ukabyakira, ukamenya kubana nabyo, ukamenya no kubyitwaramo. Uyu mugabo yavuze ko kudafata icyemezo ari byo byiza cyane kurusha gufata icyemezo cy'uburofa cyangwa icyemezo kidafite agaciro kazima. Hari igihe dufata icyemezo ugasanga turahubutse cyane, ugasanga ejo bundi urimo kuvuga ngo ubuse kubera iki ngo nabikoze, ngo iyo menya sinari kubikora, nyamara byari kurutwa ntufate icyo cyemezo kurusha uko wari kugifata nawe uzi neza ko bitewe n'uburakari cyangwa n'umujinya w'ibyo urimo gutekereza muri ako kanya. Marcus Tullius yavugaga ko umuntu udahora asoma aba ameze nk'inzu iri ahantu hayo yonyine, nta n'inyoni itamba muri iyo nzu, cyangwa nk'umubiri utagira roho. By'umwihariko abana bato biba byiza cyane iyo batojwe gusoma hakiri kare, kuko bituma badata umwanya wabo barangarira n'ibidafite akamaro kuri bo, ahubwo bakingura ubwenge n'ubumenyi butandukanye. Si n'ibyo gusa, bakura bafite umuco wo kwiyubaka cyane mu buzima bwabo kurusha uko bagira ubunebwe, kubera ko batojwe guhora bafite icyo gukora, ndetse bagatozwa ko nta hantu umuntu agera ngo yumve ko hari icyo azi mu buzima bwe.
natwe tubitekerejeho neza twasanga ibyo tuzi ko tuzi tutabizi neza. Nubitekerezaho neza, utekereze mu buzima bwawe urebe ko hari ikintu uzi. Ese koko hari ikintu uzi? Urasanga hari ibyo uzi koko, urasanga hari byinshi uzi, uravuga uti ngewe ariko nzi ibi n'ibi, ariko usuzumye neza urasanga utabizi neza ku kigero wagombye kuvuga ko ubizi. Ahubwo twagombye guhora twiyungura ubumenyi, twagombye guhora tudatesha agaciro buri kintu cyose duhuye nacyo mu buzima, kuko tugomba gusesengura buri kintu cyose duhuye nacyo, aho kugira ngo tubiterere iyo ngiyo usange hari ahantu ugeze uvuga uti iyo menya cya kintu nagombaga kugiha agaciro bitagishoboka. Cafe Energy ni ikiganiro ukurikira guhera kwa mbere w'icyumweru kugera kwa gatanu w'icyumweru saa 12:30 kugera saa 1 za mu gitondo. Yewe nitwa Olivier Nkurunziza, mukomeze kugira ibihe byiza murugerwa n'izindi gahunda Energy Radio iba yabateguriye. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera isaa 12:30 kugeza isaa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radiyo y'icyitegererezo.